Mbere yo kugura laptop mu mwaka wa 2025, niba utarareba iyi video ushobora kuzicuza nyuma. Ikosa mwe namwe dukora mu kugura laptop mu gihe tutazi neza icyo dushaka ndetse n'icyo laptop ishaka kudufasha. So reba iyi video kugeza ku musozo uramenya neza uburyo ushobora guhitamo laptop mu buryo bwiza kandi bwizewe. Ikindi na budget bishobora gutwara, amafaranga bishobora kugutwara, ibyo byose urabibonera muri ino video. Wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubona update nk'izi ngizi. Njye muri kumwe aka kanya nitwa Frank. Ikosa rya mbere ushobora gukora mu kugura laptop. Kugura laptop ifite specs zirenze ibyo ukeneye. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bagura laptop zihenze cyane kandi batazigonga, bitari ngombwa. Nta mpamvu yo kugura wenda nka Core i9 mu gihe ugiye gukoresha kuri internet. Nta mpamvu yo kugura RAM ya 32 mu gihe imashini ugiye kugura ari iyo kureba filime, kujya kuri internet, ibyo cyangwa se gukora amadokima. Uko imashini ya miliyoni 1,500 n'imashini 300,000 zose zijya kuri internet, zijya kuri YouTube kimwe, zikora dokima kimwe, nta change birimo. Urumva aho ngaho ni ukwihendesha no kugura imashini ifite specs udakeneye habe na gato. So menye ko ubigenza. Ikosa rya kabiri, kwibagirwa ubwiza bw'inyuma ya laptop. Ni ukuvuga ngo kwibagirwa ubwiza bw'inyuma bwa laptop mvuga hano ni build quality cyangwa se uburyo laptop ikozemo. Kuko akenshi abantu benshi bikundira laptop wenda zoroshye nyine ziri light, zitaremereye, aho ugasanga iyo laptop uburyo ikozemo ntabwo ikomeye. Mu kudakomera mvuga ni ukuba yavunika ubusa. Wenda hari laptop zose ugasanga quality yayo ishobora kuvunika. Ikindi hari ziba zifite keyboard mbi, ugasanga ifite keyboard y'Ifaransa kandi ntuzi no kubitandukanya n'uburyo ushobora kubyitwaramo. Hari iziba zifite kara zigaragara nabi cyangwa se screen igaragara nabi. Ikindi hari iziba zifite hinges cyangwa se hari aho imashini yikubira kugira ngo nyine uyifungure uyopeninge gutya, uclosing lid cyangwa kuyopeninga, ugasanga ifite hinges zoroshye buryo ishobora ibititira cyangwa se ushobora gutya ukabona iguye inyuma ku buryo ubona itameze neza ushobora kugwa inyuma. Ikindi nyine ibyo bintu byose ugasanga ntago uri kubyitaho, ekara ugasanga irimo amatara. Ibyo byose uba ugomba kubyitaho kuko ubu ni imashini uba ugiye gukoresha ubuzima bwawe, ko ushobora kwangiza amaso yawe, ushobora gutuma ugira ibibazo by'amaso kubera ekara uri kurebamo. Ikindi keyboard ishobora kuba yakuvanga, ikaba yatuma igihe uri gukora nka dokima ugasanga birivanze ntabwo ushoboye kubikora neza. Zimwe muri brand nziza wenda ushobora kurikomandinga harimo nk'ama HP Laptop cyangwa ProBook, hari ama Lenovo ThinkPad, Nothingbook, Dell XPS. Izo mashini zose zishobora kugufasha, za MacBook. Gusa izo mashini zose ugiye kugura bisaba kwitonda, kubanza ukareba neza ntukore ikosa. Okay, ikosa rya gatatu tugwamo akenshi, kugwa mu mutego wo gushaka ngo thin and light, nyine ka kamashini koroshye gatoya, ukaba ari byo bintu ugenderaho gusa nta kindi kintu. Zimwe muri laptop zifite umubyimba muto cyangwa se zigaragara neza cyane, nyine ziri thin, ziri na light, ariko ugasanga zirashyuha cyane cyangwa se nizigira poti ushobora gukenera, ugasanga wowe wagendeye kuri ka kantu kari gatoya gusa, ariko ntabwo urasobanukirwa ngo ino laptop ari ntoya. Ikindi ugasanga nimba nta poti ifite, birasaba ko uba ufite dongo ku ruhande nyinshi, ugasanga ni ugucomekaho dongo. Izo dongo ntunabisobanukiwe neza, kandi ugasanga nyine ibyo bintu byose uzabimenya nyuma ko ubikeneye, ariko muri ako kanya nyine nturamenya urashaka kagatini na kari slim, akantu kari tini gusa, nicyo kintu uri kwirebera cyonyine. Okay, ikindi nakubwira hano byo gukunda tini, urumva tuvuge nk'urugero, wenda nk'umuntu ukunda gutembera cyane ukeneye akamashini ushobora kugenda, ushobora wayifata nta kibazo. Gusa nanone imashini zose ziri thin cyangwa se kari slim ntabwo ari uko ziba ari nziza cyangwa se zikora neza. Ugomba kumenya imashini ukeneye n'uburyo ushobora kubikoramo. Gusa nanone ku muntu ukorera nko mu rugo rwose ntabwo ukeneye thin, ahubwo ukeneye imashini yihuta. Ntabwo ukeneye imikorere y'imbere, ntabwo ukeneye isura.
uko laptop igaragara inyuma ntabwo ari byo ukeneye, ahubwo ukeneye iyi mashini igufasha mu kazi kawe, kuko kuba wagura akantu kari tini ntikagufashe mu kazi nta kintu bivuze, ahubwo ikifitiye akamaro ni uko imashini ishobora kugufasha akazi washaka gukora mu gihe nyacyo. Biriya byose bavuze haruguru ni ibintu tugomba kwitondera cyangwa se ya makosa dukora mbere yuko tugura laptop, nyine ya makosa ukora utaramenya ibyo ari byo, gusa nyuma yo kureba ino video umaze gusobanukirwa neza amakosa ugomba kwirinda ndetse n'uburyo ushobora kuyirinda. Aka kanya noneho ngiye kuguha ibintu by'ingenzi ugomba kumenya cyangwa se ibintu ugomba kwitaho mbere yo kugura laptop, cyangwa se icyo laptop igomba kuba ifite, basic laptop yawe igomba kuba ifite. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho, kuba laptop yawe byibura ifite RAM 8, byibuze ifite RAM 8, byibuze ku bintu byose waba ukora laptop ifite RAM 8 yabigufasha. Ikindi, uhitamo storage y'ubwoko bwa SSD instead of hard disk. Kuba wahitamo ubwoko bwa SSD, laptop ifitemo SSD, laptop ibasha kuba yakihuta kurusha hard disk, ko hard disk zabaga ni zo mu laptop ya kera, zo ba Grame na ba Grapple bakoreshaga, zo zigenda gakeya. Gusa SSD ni ubwoko bwa storage buba buri muri laptop butuma laptop yawe yihuta kandi igakora neza. Ikindi, guhitamo laptop ifite batiri iramjyamo umuriro cyangwa se ishobora gukora igihe udafite umuriro, igihe idacometse. Aha ndi kuvuga nko ku bantu bakora utuntu tworoshye, laptop yagomba kubisevinga. Gusa nibutsa ko abantu bakora ibintu biremereye bakoresha ama laptop ashobora kuba ari heavy cyane, ntabwo aba sevinga umuriro cyane, at least akaba laptop yalastinga, ko nk'umuriro ugiye byibuze ikaba ibintu uri gukora bitahita bigenda. Ikindi, kuba wahitamo laptop ifite screen byibura ifite full HD cyangwa se irenzeho bitewe n'ibyo ukora, ko nk'abantu bakora ibintu bijyanye n'amafoto cyangwa n'amavideo bo bakenera screen iri hejuru cyane nk'amafoke, bitewe n'amavideo bakora kugira ngo ibahe ibintu bakeneye. Ikindi, kuba wahitamo brand nyine zizewe, bo mu Rwanda murabizi abantu benshi bikundira HP, gusa ntabwo ariyo brand wenda nziza cyane, gusa nyine abantu bose bikundira HP. Ikindi, hari ama Lenovo, zo zindi zose nababwiye hejuru, nyine kuba wahitamo brand yizewe. Hari nk'ama brand azo ukabona ntabwo usanzwe uyamenyereye, ugomba guhitamo brand byibura yizewe, uzi abavandimwe bakoresheje ikindi brand ushobora kuba yabona PS mu gihe yagize ikibazo, kuko imashini irapfa ni ibintu bisanzwe, ntabwo wavuga ngo uzagiye kuyikoresha igihe runaka nyine ubuziraherezo ntizagira ikibazo, ishobora kugira ikibazo. Mu gihe yagize ikibazo rero ukaba wabona PS yayo. Ikindi, kuba uhitamo laptop ifite port ukeneye. Tuvuge nk'urugero, hari abantu bakora akazi ugasanga akeneye gucomekaho printer, akeneye gucomekaho external, akeneye gucomekaho flashing. Urumva ugomba kumenya ese port nkeneye ni izihe, ese imashini yanjye irazifite. Ikindi, nimba wenda ushobora kuba uri umwarimu cyangwa undi muntu wese ushobora gukenera projector, ugasanga iyo projector nkoresha ikoresha HDMI, ikoresha VGA, ikoresha DP, nyine display port. Ibyo byose ukabimenya, ukabanza kumenya avuga se ino mashini ifite port nkeneye. Nk'uko abantu bafotora, nimba ifite SD card, ahantu ushobora gushyira kiriya kijigo cya memory card, ukaba mu gihe wakuyemo nuza muri kamera ukaba wabona ukuntu ubona amafoto. Ibyo byose nyine ni ukureba ibintu ukeneye kugira ngo ubashe guhitamo laptop yawe, ikaba yagufasha mu buryo bwiza kandi mu buryo bwizewe. Ndi gusoza iyi video, muri make ntugakangwe n'igishushanyo cyangwa se isura y'inyuma ya laptop, ahubwo banza urebe neza icyo ukeneye ubundi uhitemo neza. Ikindi, niba ushaka inama ya mashini wagura ikaba yagufasha akazi neza kandi kuri makeya, ndahari ku bwawe. Ikindi, ushobora kuba ukeneye imashini iri hejuru ishobora gukora ama heavy task cyangwa se ikora ibintu biremereye, nk'abantu bakora graphic design, ibintu bisaba laptop biremereye, naho ndahari ku bwawe, ushobora kuba nagufasha. Ikindi, kora subscribe kugira ngo ujye ubona update nk'izi ngizi buri cyumweru. Ikindi, ushobora kujya muri description, haba harimo link ya WhatsApp yanjye, ukayandikira nimba ari inama ukeneye nagufasha, nimba ari laptop cyangwa se ikindi kintu cyose ukeneye, ndahari ku bwawe, ushobora kudufasha. Ikindi, ushobora kwandika muri comment nimba ari ikibazo, igitekerezo se
byose kabisa biremewe. Ikindi wibuke gukora like, comment, subscribe kugira ngo ujye ubona update nk'izi ngizi. Bye, ciao ciao.